55 TV show twongeye kugaruka kubagezaho ya nkuru y'urukundo rwa Isabelle ndetse na John ruri kugenda rurembera umunsi ku munsi rwabaye nka sabune ishonga ya sabune nyine bitangira yuzuye ariko bikarangira ishonga. Muribuka ko rero bwashize twasoreje hahandi Isabelle ari ku mugezi yewana ni mu gicuku nyine kwa kundi nyine babwije utujere tuba turi kuvuga nyine ariko umugezi ari kuvuga ati byanga bino ku buzima ndaburambiwe ntabwo ibingibi nazabivamo, ntabwo ibi nazabishobora, ntabwo byumvikana, ntabwo ngifite imbaraga zo gukomeza. Mana ndakwinginze umbabarire, iki ni icyaha ngiye kugikora, ngiye gukora, ngiye kwica umwana wanjye, ngiye kugira ute, ariko nanone kugira ngo nkomeze kubaho mu nzu inzara izanyice aba ari inyicira, nzace muri ubwo buribwe bwo kunywa ngo inzara iranyishe, nabuze iki, nabuze aho njya, nabuze aho mva, aho kugira ngo nkomeze kubabara Mana, aho kugira ngo nkomeze kubabara kugeza kuri uru rwego. Mana umbabarire ku bw'iki gikorwa ngiye gukora, umbabarire ku bw'iki gikorwa. Mu gihe Isabelle wakiri aho ngaho wakiri kwivugisha gutyo, ku rundi ruhande nyine wa Aime ari kumwe na wa mukozi waho ngaho nyine yamaje kumva ko nyine wa mucuti wa Isabelle Fille yaje kubana na grafere wiwe. Nyine yahise yibaza none se ubwo hagati aho ngaho niba yaje kubana nawe kandi nkaba numvaga ko Isabelle yaba yagiye kubana n'uwo mukobwa, ubwo uri kumva byanga binoga n'agakino bamukinnyi. Isabelle si ubu ngubu ari kuba hehe? Umuhungu yarambwiye ati Isabelle ari kuba k'uwo mukobwa kwa Fille. Ati ikindi numvishe ko ubu Fille nyine inzu yaburagamo igihe gitoya, ati byanga binoga n'ubundi Isabelle barahita bamwirukana, arahita ava muri iyo nzu kuko uri kumva yamusizemo nta hantu ho kujya Isabelle afite, nta n'ahantu na hakeya. Ati none se basi uko muherukana bimeze bite? Umukozi aramubwira ati duherukana byamucanze, yabuze icyo akora n'icyo areka. Ati sinzi ko ari buze kubyihanganira. Ati ubwo rero naba nkubeshye kubwiye ngo bimeze bityo na bityo. Ati noneho umukozi aramubwira ati nako yemeraga none se pasi wandangira ahantu ari nkajya kumureba, ndabizi ubu ngubu ntabwo bimworoheye, ntabwo tuzi n'ahantu nanjye ubwagize nanjye n'ahantu aba. Ubwo rero umukozi aramubwira ati nta kibazo wowe nakurangira cyangwa se tukanajyana tukareba. Noneho uwo muntu uza baramubwira ati huya nta kibazo icyo dukora cyose twajyana wandangira nta kibazo. Kuko umuhungu aramubwira ati nta kibazo, none se kuranangira imabuja wanjye uriya ni wampembaga ni wamenyeraga buri kimwe, nanjye sinzi ko ndi bukomeze kuba hano kuko nabonye ingoma zahinduye imirishyo, nabonye ibintu byahindutse. Ati biragoye nanjye gukomeza kuba hano. Ubwo rero bahise bajya mu modoka baragenda bajya kureba Isabelle ndetse no mu kugera iwe baramubura, baravuga ati se ubu noneho turamenya yagiye, barabona ibintu byose nyine harafunze, ntabwo wamenya ngo harimo ntarimo. Nyine icyo babona ni uko harimo ingufuri, ariko icyo batazi ni uko Isabelle ntawe urimo aho ngaho, yibereye ku mugezi ameze nk'umuntu ugiye kwiyahura. Ubwo rero barabaza ati se turamukura hehe? Babaza umuntu wari uri mu gipangu, aravuga ati rero umama yavuye hano mu kanya gashize, ariko nta kintu na kimwe yajyanye, ntabwo nanjye nzi ahantu yagiye. Noneho yima aravuga ati Isabelle nta wundi muryango agira, nta kindi kintu, nta handi hantu afite ho kujya, n'ubu ngubu yaba yagiye hehe? Tugaruka ku rundi ruhande rero Isabelle yari akiri kuri wa mugezi, hari nimero imuhamagaye rero aritaba, aravuga ati bimeze bite? Nimero nayo iramubwira ati bimeze neza. Ati narakubuze, narabuze uko nkubona, narabuze uko nguhamagara, ati amakuru yawe se bimeze bite? Isabelle aravuga ati ni meza nta kibazo ndashima Imana. Ati si kutambwiye bimeze bite, umwana byagenze gute? Isabelle aravuga ati sha byihorere, ibintu byarakomeye. Ati ibintu byarakomeye biri ku rwego utazi utanatekereza. Noneho uwo muntu uza w'umukobwa aravuga ati basi wambwiye bimeze bite nyine kungena? Ati ejo bundi nahamagaye Aime nta kintu yambwiye, nyine yarambwiye ngo ibintu bimeze neza. John we ni ukumuhamagara akambwira ngo arakumpa ngo bikinga araza kukumpa ngo umuvugishe. Ati nari nabuze uburyo nkubona, ati n'ino nimero yawe ni
wa mukozi wawe wayimpaye, ati sinzi ukuntu namufatishije gato nyine nabwiye nari ndi kuvugana na John mbwira umukozi ngo ampe nimero yawe mu ibanga, ati rero nuko yayimpaye, ati bimeze bite ko nta makuru yamperuka. noneho Isabelle arambwira ati shano kuri kw'Imana reka mubwire shanze ibintu byakomeye, ati ubu ngubu aka kanya ahantu turi aka kanya aho ndahangaha Ewana ntabwo wakwizera ibintu ngiye gukora, ati gusa nyine bayi wenda Imana izakumbera umugisha w'urukundo wigeze umpa, izakumbere buri kimwe, ati naho ngubu ngewe aka kanya namaze gufata umwanzuro w'uko ndi ku mugezi ngiye kwiyahura kuko ubuzima bwandambiye, kuko nabuze icyo nkora, nabuze icyo ndeka, ni ukuri kw'Imana ubuzima bwandambiye. noneho uwo mukobwa Chance aramubwira ati none se njye ntabwo mbyumva, bigeze ku rwego rwo kujya kwiyahura, habaye ikimano, wabwiye kubizi ko turi inshuti, urabizi ko nyuma ya byose ibintu byose bibaho, njye nawe turi inshuti, wambwiye byagenze bite, ese biri guterwa n'iki, njye reka nta makuru mfite, habe n'amakuru na make mfite. noneho ntuza Isabelle avuga ati mwana ibintu ni birebire, sinzi ko ntabona n'imbaraga zo kubikubwira, sinzi ko ntabona nuko mbikubwira, ati gusa wowe umenye ko urabizi ko nta wundi muryango nagiraga, urabizi ko nta wundi muryango, nimwe muryango wanjye wenyine, ati ubwo rero niba papa wawe, niba mama wawe atakinshaka, niba musaza wawe twashakanye atakinshaka, njye nta kindi kintu nakora, nta handi hantu ho kujya, urabizi ko ndi imfubyi, urabizi ko nta muryango ngira, urabizi ko nta wepfo nta n'uwaruguru, yari mwebwe muryango wanjye, none nyine byarangiye namwe mutakiri umuryango wanjye, nta hantu rero, nta mafaranga mfite, ntacyo gukora mfite, nta n'ahantu ho kujya mfite, ati urabizi urabyumva rero, shuwa nsigaranye n'imwe niyo kubura ubuzima, ati ikimbabaje ati nuko ngiye kwiyahura, ubwo mfite n'umwana mu nda yanjye, ati Imana izambabarire byibura, ati kandi nawe uzambabarire kuba nyine mwishywa wawe ngiye kumujyana, cyangwa se umwana wa akabereye tante ngiye gutuma nyine abura ubuzima, ati yego nyine ubu wa mbere byarabaye ntabwo byari binturutseho, ati ariko uyu wa kabiri rwose n'ukuri kw'Imana uzambabarire, basi wowe uzambabarire, ni nawe uzi aya makuru wenyine. noneho Chance aramubwira ati ariko ibyo bintu byose njye uri kumbwira nta n'ibyo nzi, nta nubwo nzi n'aho biva n'aho bijya, ati ibyo bintu byose uri kuvuga ari ibyo by'umwana, ari iby'iki, ari ibyo ntabwo nzi, ntabwo mbizi. noneho nako Isabelle aramubwira ati ntumbwire ko waba utabizi, ati ibyo ni ukwijijisha nawe nk'abantu zawe, ati ni ukuri kw'Imana nawe uri inshuti yanjye, ati ariko ibyo bintu byose nawe ntuze kwijijisha aho ngaho, umbwire ko utabizi, umbwire ko umuryango wawe utabikubwiye, ariko nyine n'ubundi wabikubwira utabikubwira nta kintu njye nabihinduraho, njye mwanzuro namaze kuwufata, nta kindi kintu cyo gukora. noneho Chance aramubwira ati basi se njye ntabwo ndi kubyumva pe, basi wambwiyeho nyine ukambwira ukuntu ibintu bimeze, ntabwo nyine na n'ubu ngubu nta ikintu na kimwe ndi gusobanukirwa. noneho Isabelle aramubwira ati sha ntabwo mbizi rero, n'urugendo rurerure, ataha aka kanya aho ndi niyo nakwinaga mu mazi, n'ibisimba byanarya kuko ewana sinzi ukuntu bimeze. noneho nako Chance aramubwira none se basi uri hehe byibura. noneho Isabelle aramubwira ati wowe se uri hehe aka kanya, uri hehe wowe turi kuvugana. noneho Chance aramubwira ati none se aka kanya ntabwo uri ko nimero iguhamagaye iri hanze, ati njye ntabwo nari naza mu Rwanda. noneho Chance aramubwira ati noneho nako Isabelle aramubwira ati okay nta kibazo, ati ndaha nyine arahamurangira, aramubwira ati ndi kuri wa mugezi wa wundi nyine wo muri aka gace kanaka, ati nyine niho ndi, ati n'ubundi ndabibona kuri wenda uri hanze, byagorana kuza kuntangira, ati ariko byibura uzambwirire John ko nigeze kumukunda, uzambwirire John ko nigeze kumwitaho, ati uzamubwirire ko nubwo inda yavuyemo ntabwo nanjye nabishakaga, ntabwo nanjye nari nanze imfura yanjye, ntabwo ari njye nari nanze kubyara, ntabwo ari njye nari nanze kugira umuryango, cyane ko ari njye nari nkeneye umuryango kuruta uko yawugira.
turabizi ko nta papa, urabizi ko nta mama, urabizi ko nta muvandimwe, ubuse ni njye nari kwanga umwana wanjye, ni njye nari gutuma umwana wanjye apfa. Ati none niba ngize umwaka umwana wanjye akavamo, ati umuryango wawe wose untererane, ati kuva kuri umwe kugeza ku hejuru, ati pasi nanone uzanshimirire Yeme ni umwana mwiza, yarahabaye mu gihe nari mukeneye, yarahabaye igihe cyose. Ati nukuri kw'Imana Yeme uzamunshimirire cyane, kuko byibura nabonye ko mu muryango wanyu ari wowe ari na Yeme, ni mwe bantu mufite indangagaciro z'abantu, ni mwe bantu mugerageza kumva, ni mwe bantu mugerageza kwita ku muntu. Ati byibura uzamunshimirire, byibura nubwo bwose ngiye gupfa, nubwo bwose ndi bupfe, ariko mwumve ko nyine mpfuye mbashimira nk'abantu babaye abavandimwe banjye, bankoreye buri kimwe cyose. Ati kandi ikindi mumbabarire kuba umwuzukuru wanyu yarabuze. Ati kandi nanone mumbabarire kuba n'uwo byibura n'uwasigayemo, byibura nabo tugiye kujyana, kuko nta kindi kintu nakora. Ati nta hantu ho kuba mfite, nta nzu, nta kepfo, nta karuguru. Ati rero ubuzima ndaburambiwe. Noneho ushatse aramubwira ati urabizi ariko ko mfite amafaranga, urabizi ko nubwo bwose ntari aho ngaho nakoresha uburyo bwose ubonamo amafaranga. Ati cyane kumbwiye ko Yeme muri inshuti ndanamwoherereza amafaranga agahita kugeraho direct, ugashaka ahantu ukodesha, ugashaka ahantu ariko ntuyiyahure. Ati ntuyiyahure, none ujyanye na kisenenge neza kanjye. Ati ntabwo ibyo bintu byaba ari sawa, ni ukuri kw'Imana mbabarira basupa amahirwe, njyewe ibintu byose nzabikosora ningera aho ngaho, nzabikosora. Noneho Isabelle aravuga ati oya nta mahirwe. Ati nukuri kw'Imana shanze mbabarira najya unyumve, ubu buzima ndaburambiwe, ubu buzima bwo guhora banyita umuteramwaka, ubu buzima bwo guhora banyita umuntu uri aho ngaho waje konka imitsi yanyu, waje konka amaraso yanyu, ubu buzima bwo kuba nyine ndaho ngaho nitwa ingumba buri munsi, ngo simbyara ngo simbira ute, ubuzima bwo kuba nyine nta muntu n'umwe unyitayeho, kugeza naho umwana wanjye apfa, akaba ari njye mbishinjwa, akaba ari njye ibintu byose babishinja. Ati ubwo nguko rero ubu buzima n'ukuri kw'Imana ndaburambiwe, ntabwo nabushobora, n'ukuri kw'Imana shanze n'ukuri kw'Imana mbabarira unyumve rwose, ntabwo nabushobora. Ahubwo ikintu ugiye gukora basi, aho kugira ngo nkomeze kugutera umwanya, reka bayi nyine uzagira ibihe byiza, Imana izakurinda, Imana izabane nawe, kandi Imana izakomeza iguha umugisha, izakomeza iguha umutima nk'uwo nguwo mwiza, uzawuhorane. N'ukuri kw'Imana njyewe ibyanjye reka tubisoreze aha ngaha, reka nizere ko ariko bwa mbere n'ubwa nyuma tuvuganye, reka nizere ko ari we muntu wa mbere n'uwa nyuma tugiye kuvugana. N'ukuri kw'Imana uzakomeza ugira ibihe byiza. Yahise amukupa, noneho ushatse asigaye avuga ati wapapariye waretse kugira Yesa, noneho no kugira ngo numve ko ibintu bikomeye. Yahise afunga telefone, ishatse aramuhamagara reka da, aramuhamagara agerageza uburyo bwose bushoboka, akareba ari niwe rukompoze. Noneho ati kandi n'ubwo wasanga John atabizi, wasanga mama atabizi, wasanga nta muntu n'umwe ubizi ko uyu mukobwa agiye kwiyahura. Yahise ahamagara papa wiwe aramubaza ati ko papa bimeze bite ibintu byo kwa John, byagenze bite? Papa aravuga ati ntabwo mbizi, nta makuru mfite. Ati icyo nzi cyo nuko nigeze kumva ngo John yateye umukecuru inda ibiki n'ibiki. Ati ntabwo ari ibyo ndi kukubaza papa, ntabwo ari ibyo ndi kukubaza, ati ahubwo ndi kukubaza amakuru ya Isabelle bimeze bite? Papa aravuga ati njyewe, ati cyane mama wawe ndetse na John bafashe umwanzuro, nagerageje wenda gusubiza yego natwe twarababaye ko umwana yavuyemo. Ati ariko nagerageje gusubiza ubwonko inyuma ngo ndebe ko na kibura John, ariko we na mama wawe bambere ibamba. Ati none se papa kumva ngo agiye kwiyahura biragenda bite? Ati kandi aratwite papa, aratwite na ya John. Noneho papa aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo nabimenya. Ati keretse byibura uhamagaye Yeme niwe muntu bumvikana. Ati nanjye niyo ntagira ikintu mvuga aka kanya ntabwo yabyumva. Ubwo rero yahise ahamagara Yeme aramubwira ati Yeme bimeze bite? Yeme aramubwira ati ni sawa, ndi kwa Isabelle, nanjye nagiye kureba Isabelle ariko namubuze. Ati sinzi ahantu yagiye, twamushakije turamubura. Ati kandi ikigaragara cyo yagiye kare. Noneho ntuza Chance aramubwira ati nta ntari ndahazi. Ati nyine urukumva John ikintu cyari cyabayeho nako Yeme yamuhamagaye inshuro nyinshi, ariko kuko nako Isabelle yabonaga ko ari Yeme uri kumuhamagara,
yari yanze kumwitaba. Na chance rero kugira ngo amuhamagare amufatishe nuko ari nimero atazi nyine atarazi, yayitabye nyine nk'umuntu atazi. Ubwo rero icyabaye rero chance yaramubwiye ati rero weme uko byagenda kose ugomba gutabara Isabelle, ugomba gukora ibishoboka byose ukamutabara. N'ubu yimara avuga ati none se ndamutabara byagenze bite ko ntanazi n'ahantu ari. Chance aravuga ati ni ukuri kw'Imana reka nkubwire aka kanya tuvugana Emma agiye kwiyahura, Isabelle agiye kwiyahura. Isabelle agiye kwiyahura, kora ibishoboka byose umusange kuri wa mugezi uri aha umusangeyo ugerageze urebe ukuntu wamutabara, kuko byanga binoga arambwega agiye kwiyahura. Kandi ikindi birashoboka ko nyine namara kugera muri uwo mugezi arahita apfa, kuko atwite umwana nyine. Ati ubwo rero gerageza umutabare, gerageza. Atari kubundi ntabwo ukuntu ibintu nk'ibi ngibi bijya kuba, ntabwo numva ukuntu ibintu bijya kuba. Yemara aramubwira ati ho yambabarira, ahubwo reka mbanze nkora ikintu kimwe, mbanze nshaka uburyo ntabara Isabelle. Ibindi byose biraba biza, reka mbanze nkora ubushoboka byose ntabara Isabelle. Niba ndaza kumutabara, niba biragenda bite ntabwo mbizi, reka nirukanke njye kureba uko bimeze. Ubwo rero Aime yahise yirukanka agera ku mugezi. Mu kugera ku mugezi akigerayo kijya guhamagara Isabelle nawe yahise amanuka mu mazi. Akimanuka mu mazi rero ubwo Aime nawe ahita aza yirukanka, ndetse na wa mukozi bazanye. Ese baramukuramo, ese biragenda gute, ese Isabelle arapfuye, ese muramutabara, ese biraza kugenda bite? Nta kundi amatsiko usigaranye yazashira uretse gukurikirana akandi gace k'ubutaha ku nkuru yacu, inkuru y'urukundo rwa Isabelle ndetse na John. Murakoze mukomeze.